ikaze muri challenge nshya ya bari kubaho bate iyo bataba abo bari bo uyu munsi. Nkaho nge mugiye kubana nitwa Thomas. Ikaze mu muryango mugari wa Voix TV Rwanda. Kanda subscribe turebe ibihangagiye byose biri mu Rwanda, ndetse kandi dusobanukirwe nuko byari kubaho mbere mu gihe nanone bitari kugera ku rwego biriho uyu munsi cyangwa tubiziho. Ni challenge iryoshye, ni challenge muzakunda. Ikaze mu gice cya mbere. Mbere na mbere reka duhere kuri Papa Cyangwe. Uyu musore ashobora guperforminga ku buryo buri wese atabasha kwiyumvisha mu ndirimbo ze zidasanzwe, harimo iyitwa Racine, harimo iyitwa Sana, harimo indirimbo nyinshi zagiye zitungurana ndetse zigakundwa ku rwego ruri hejuru. Abantu benshi byarabatunguye cyane, ariko se Papa Cyangwe iyo ataba Papa Cyangwe tuzi uyu munsi yagakwiye kuba akora iki uyu munsi? Papa Cyangwe numureba ni umusore ufite umubiri mutoya, kuko nanone ntiwavuga ko yateruye cyangwa ngo avuge ko afite pinya uko zaba zingana kose. Uyu yagombaga gucuruza imyenda, ariko nanone akaba ari umuzunguzayi, kuko nanone nta soko yari kubona akoreramo bya nyabyo cyangwa ngo abe yaribarizwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nturekereze ngo wibaze ngo mbese Papa Cyangwe kandi iyo ataba umuhanzi nk'uyu nguyu twari kuba tubona Papa Cyangwe uyu munsi tubona? Oya, wikwiga ubyibazaho, yari kuba ari mu bigori rwose acuruza imyenda. Kandi namwe nimushake mu musharinge n'iyi video avuge ko atari byo cyangwa se ko atari byo yabanje gukora. Akenshi ibyamamare kugira ngo bizamuke ndetse kandi bigere ku ntego yabyo biba byaratangiye kurota mbere, akenshi bikunda gucuruza imyenda. Ese mwari muzi ko Diamond yabanje gucuruza imyenda kandi akaba umuzunguzayi? None se Papa Cyangwe ubu urabivugaho iki? Twikomereze ku muhanzi wa kabiri, bamwita Kevin Kade. Uyu nguyu ahandi ashobora kuba nanone yishyira akizana, kuko nanone ngo yakundaga kuba yakunda ubuzima bworoshye nk'abakobwa, ndetse kandi mu bundi buryo twavuga ko ibi ngibi atari gusa uyu Kevin Kade yagombaga kubamo, ahubwo yagombaga kuba umwe mu bantu bakomeye kandi bazi koga b'ibwami, ndetse kandi agatetesha abakobwa baho kuko azi no gusuka neza nk'abantu b'ibwami. Akenshi niba mukunda kureba indirimbo za Diamond ibi murabyizi, ibwami basuka nka Kevin Kade. Twikomereze ku muhanzi wa gatatu, reka tugende wenda ntitwamwita umuhanzi kuko nanone nta ndirimbo aratugezaho ngo tuyimenye byeruye, ariko yitwa Tukuwote. Uyu yakunze gukina amafilime ndetse kandi amakinamico adasanzwe, mukamukunda. Abenshi muramuzi muri Bamenya ndetse n'izindi filime yagiye akina. Ariko se Tukuwote yagombaga kuba akora iki? Mu bwanwa bw'umweru cyane, umusatsi w'umweru w'imvi, ndetse no kumva adashaka gushaka no kurongora uko byagenda kose, akaba yarigize inashoboka cyangwa se bamwe mu basore babandi twita bazibana cyangwa se twakita abazibateri. Tukuwote nta kintu mubwiye, ariko nanone mumvi z'uruyenzi ndetse n'ubwanwa bw'umweru, Tukuwote yagakwiye kuba akora iki? Uyu nguyu bivuga ko Tukuwote yagakwiye kuba aba muri Kongo, ndetse ari naho yavukiye. Hanyuma uyu nguyu rwose akajya kwibanira na Koffi Olomide, ndetse kandi bagacuranga bakaririmba, bagacuruza ibiyobyabwenge nk'abasaza, ndetse kandi babandi bacuruza ibiyobyabwenge bitandukanye bikabakiza, ndetse kandi abangaba bikaba byari bibabere by'urwego ruri hejuru, aho kugira ngo tubamenye mu mafilime tubaziho uyu munsi. Ese wowe watekerezaga ngo mbese Nyagiso ubundi cyangwa uwo bita Kanyabugande Olivier ariwe mwamenye mu makinamico menshi muri komedi zisekeje, yagakwiye ko akora iki kuba tutamuzi uyu munsi? Iyo tuba tutamuzi yagakwiye kuba akora iki iyo ataza kumenyekana muri komedi, ndetse ngo agere kuri uru rwego ruri hejuru, waze kumenyekanisha ba Kiramani ndetse na ba Nyambo n'abandi muzi bagiye bazamuka bahereye kuri uyu musore watangiye ukiri muto, nyuma yo kurangiza segonderi akabona nta kindi yakora, hanyuma agahitamo kwikorera umwuga wo gukina komedi, aho yatangiye gukina Kasuku Comedy akajya muri Afrimax TV. Uyu munsi wa none akaba afite channel yiwe yitwa Nyagiso, kandi akaba ari channel ikuze cyane. Ndetse wakibaza ngo mbese Nyagiso yari kuba akora iki? Numureba ku mafoto ibyo ngiye kubwira ubisanishe urasanga ari byo. Nyagiso yagombaga kuba ibandi Nyabugogo, cyangwa nanone akaba umwe mu badiske bana nanone baba ku muhanda. Ariko nanone nubwo ibyo tutabitsindaho, yashoboraga no kuba hari mu bitaro bya bindi bikomeye cyane, arwaye ubugwayi bukomeye cyane, nubireba ku maso biramusa. Nyagiso mbanje kugusuhuza nawe ubwawe.
gatanu bamwita The Ben. Ariko se The Ben yagakwiye kuba akora iki? Mu ndirimbo mwamumenyeho harimo iyo muzo mwakunze cyane, harimo iyitwa Habibi ndetse n'iyitwa True Love. Izi ndirimbo ndabizi mwarazikunze cyane kandi ku rwego ruri hejuru. Wowe utazikunda byandike muri comment uvuge ngo iriya ndirimbo sinyikunda habe na gato. Ushobora kubivuga wenda kubera ko atari wowe yaririmbiwe. The Ben yagakwiye kuba akora iki uyu munsi wa none, ko tumuzi nk'umuntu kandi ufite umubiri, ubwiza ndetse n'ibindi. Mu ndirimbo mwamumenyeho mwamukunzemo hari n'izindi ntavuze ahangaha ziri hejuru. Ariko nanone The Ben iyo ataza kuba The Ben tuzi uyu munsi, yagombaga kuba akora iki The Ben? The Ben ubundi yagakwiye kuba ari bodyguard cyangwa nanone akaba umurinzi w'abantu bakomeye bahandi tusanga nka bamwe mu byamamare nka ba PDD, ba Jackson, Chris Brown ndetse n'abandi baba bafite abantu babarinda. The Ben yagakwiye kuba bodyguard w'umuntu runaka. Akenshi numureba mu mafoto uzabona ari umusore mwiza ndetse kandi ubengerana n'ubwongo kandi nta bishimwa na bose. Hari benshi bavuga ko The Ben adateye neza kandi ngo uramubiri we ngo agakwiye kuba afite 6 pack. Abantu benshi babivugaho, ariko nanone niba nawe ubona ko ari byo ubyandike muri comment tumenye ibyo ari byo kandi dusobanukirwe, wenda dukomeze kwiganira hamwe kandi tuganire. Cyangwa se abandi ntibatinye kuvuga ko The Ben ashobora kuba mu gihe tutari kumumenya nka The Ben w'uyu munsi, cyangwa ngo wavukiye mu Rwanda, yagombaga kuvukira mu gihugu cya Maroc. Nubwo tuhazi ko havukira abantu badasa n'abirabura ndetse kandi b'Abarabu, ngo yagombaga kuvukira muri Maroc akaba afite umubiri w'Abanyamaroc. Ariko nanone ngo niyo yashaka kuba umwirabura byakunda cyane. The Ben ndumva bamujyamishije ahantu heza kandi bamushyize heza rwose, nta rubanza bigeze bamucira. Wa gatandatu yitwa Ngabo Meddy, cyangwa uwo mwamenye kuri Meddy. Mu ndirimbo mwamumenyeho nyinshi zitandukanye, harimo iyo mwakunze yitwa At Top, harimo iyo mwakunze yitwa Ntawamusimbura, hariyo mwakunze yitwa Holy Spirit ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ariko se reka tumenye ngo Meddy yagakwiye kuba akora iki iyo ataza kuba Meddy w'uyu munsi tuzi, ndetse ngo abe yarabaye umuhanzi w'icyamamare. Ngo bamwe bavuga ko Meddy yagombaga kuba mu babyinnyi kandi babandi bakomeye, babandi bakunda babyinira hamwe na Jackson cyangwa Michael Jackson. Muramuzi ngo Meddy yagombaga kuba umwe mu babyinnyi ba Michael Jackson, kuko bakira ku mbyino Meddy yagiye agaragaza kenshi mu gihe atari yakamamara cyangwa ngo aba yaragiye muri Amerika. Imbyino ze zigarukwaho cyane ndetse kandi zakunzwe n'urubyiruko cyane, kubera ko bavuga ko ziriya mbyino ari imbyino zidasanzwe kandi zakunze kwamamara. Urubyiruko rurazikunda cyane ku rwego ruri hejuru. Abenshi kandi bagerageje kuzigana, bamwe barabishobora ariko bamwe byarabananiye. Meddy wumva ko benshi bavuga ko azi kubyina ku rwego ruri hejuru. Abenshi bakavuga bati kandi ubu Meddy azi ko twabyibagiwe, azi ngo twibagiwe imbyino yatugezagaho, azi ngo twibagiwe atarajya muri gospel cyangwa mu ndirimbo zihimbaza Imana. Meddy rwose wikwijijisha, turakuzi. Gusa hari benshi badatinya kuvuga ko Meddy mu buryo iyo yambaye rinete agaragara neza ndetse kandi akarebera muri filime, bakavuga ko yagombaga baganga bavura abasirikare mu gihe bari ku rugamba, ariko nanone ngo ko urugamba yarushobora ariko bitari cyane. Meddy Ngabo Medal, turagushuhuje nawe. Wa karindwi bamwita Bulldog Buddha. Abenshi muramuzi mu ndirimbo yagiye ahimba, harimo Buddha mwakunze, harimo iyitwa Chemotherapy. Izi ni indirimbo zimwe mwagiye mukunda z'uyu muhanzi Bulldog, aho yakoranaga na Jay Polly, ndetse uyu munsi Jay Polly akaba yaritabye Imana. Bulldog asigaye yikorera ku giti cye cyangwa agakora collabo n'abandi bahanzi. Uyu munsi wa none Bulldog mwagiye mumubona kuri TikTok avuga challenges zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Abenshi mumushimira ku bitekerezo byagiye agira, ndetse kandi avuga ko atapfukamira umuntu uwo ari we wese. Bulldog yagakwiye kuba akora iki mu gihe nanone tutari kumenya nka Bulldog uyu munsi tuzi, akaba Bulldog washomye, akaba Bulldog tutazi muri muzika, agakuba akora iki?
Hari benshi bavuga ko Bulldog yari kuba umwe mu badandaza b'inkweto, ndetse kandi babandi bazizunguza mu muhanda bagenda bazifashe mu ntoki, ntabwo ari abadandaza babandi bakomeye oya. Ndetse kandi abandi bakavuga ko Bulldog yagombaga kuba umwe muri ba bantu bacuruza urumogi bakarugendana mu mifuka y'ipantaro ndetse n'amakoti. Abandi bakavuga ko yagombaga kuba umucuruzi w'urumogi muri rusange, agacuruza mugo, agacuruza ibiyobyabwenge byinshi muzi. Ketse abantu benshi nimubireba mukamureba ku mafoto n'uburyo agaragara, Bulldog gucuruza ibiyobyabwenge ntago mwaba mwabimuhimbiye. Ndetse kandi ababona ko ari kubeshyerwa namwe mubyandike muri comment. Icyambere nabasaba ukore like, ndetse comment niyo wayireka ntacyo bitwaye, ariko kandi like kugira tumenye niba wabonye iki kiganiro. Tugeze ku mwanya wa 8. Uratekereza hari nde? Hari Kivumbi King. Uyu nguyu bivuga ko yagiye aririmba indirimbo nyinshi zitandukanye, zimwe nyinshi mwagiye mumenyaho ndetse mukazikunda. Harimo iyitwa Ora, harimo iyitwa Wait Fit, ndetse kandi harimo n'izindi ndirimbo nyinshi ndabizi mwakunze, aho mwagiye muziririmba. Cyama amahirwe murazizi, izi ngizi ziri kuvugira muri iyi njyana kuri aho muri kubasha kumva gake gake utu tujyana. Bivuga ko Kivumbi King uyu nguyu mu byo agaragara, ndetse kandi mu biganiro agenda akora, mu mafoto ndetse n'ibindi bashingiraho, bavuga ko uyu nguyu nanone yagombaga kuba umutinganyi cyangwa akaba umwe mu bantu bo kuri Nkombo, ariko nanone bafite akazi gaciriritse kandi kadashobora gutanga umusaruro aho gutanga indirimbo. Nanone akaba yaba umwogoshi kuko ngo nabyo bishobora kumubera. Ese ni ngombwa ngo mvuge no kuri Gasuku Bujesikwiza wa Mipango? Reka tumuvugeho. Gasuku uyu nguyu muramuzi mu biganiro byinshi yagiye akora, aho aba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone akaba afite ikinyamakuru atangaza, ndetse kandi ko gikomeye, sinzi niba ariko mubibona. Ndetse kandi mu kinyamakuru cyitwa Kasuku Media agikorera hano mu Rwanda. Gasuku muramuzi mwese, sibanga si n'ibintu byinshi ndi bumuvugeho kugira ngo mumumenye. None se wowe iyo urebye Gasuku ubona yagakwiye kuba akora akahe kazi iyo ataza kuba umwe mu bantu tuzi bakorera amafaranga, ndetse kandi ngo abe Gasuku tuzi uyu munsi ukorera ibinyamakuru bitandukanye, ndetse kandi akaba bivugwa ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera umuntu mu rugo. Ariko se nibyo? Reka byose tubisobanukirwe, ndetse kandi mu gice cya kabiri. Ariko nawe wandike uvuge ngo Gasuku yagakwiye kuba akora iki. Hari abavuze ko yagakwiye kuba acuruza akabenzi, abandi bakavuga ko yagakwiye kuba ari umukorodoniye wa wundi udoda inkweto ku muhanda. Ese wowe Gasuku ubona yahabwa iyihe kategori? Nizere ko mwaryohewe n'iyi challenge, kandi ubinyereke unyuze muri comment. Bye mwari kumwe, nitwa Thomas. Ukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sably best.